Yesu nashimwe. Kuvuga inyuma ya papa na mama biragoye, ariko turashima Imana. Korari mama aririmbamo niyo mu myaka yashize sinzi kubakiririmba bakunda kuririmba ngo Uwiteka arakomeye kandi Imana yacu ifite igitinyiro igiteza ibibazo kugira ngo ikemure ibindi yemera ko habaho intambara. Uwiteka nashimwe, ndashima Imana cyane cyane kubwo abantu bateraniye hano baje kudutabara. Hari igihe tutari tuzi ko twabona abantu. Oya, n'igihe bateraga intebe ndibuka nasanze dada na mama no na Dori batera intebe nyinshi. Ndabwiye ko mutera intebe nyinshi biti ni bande bari buzicaremo. Mu by'ukuri ntabwo nabonaga abantu baza kudutabara gutya, kuko naravugaga ngo niba umuryango wo kwa Bofre ari benshi byanga bikunda nabo ntago barenga kino gihande. Noneho mama rero akorera imbere cyane, aravuga ati reka mama afite abantu benshi. Ni ukuri mama afite abantu benshi, yakoreye Imana hano, niyo mpamvu haganjemo abakristo benshi. Kuri Liza ho yavutse ntangiye gukura, nkagira mukuru wanjye bura kuba imfura birakabyara baguhereza imirimo yose. Noneho kurera umwana bura mu rugo, umwana bahereza kurera umwana akenshi nuko abatari umunyembaraga cyane, kureba umwana biba byoroshye. Rero mama nyigisha uko bapondera umwana ikirayi bagashyiramo amata kugira ngo nzajye ngaburira Liza. Nyine menye kurera abana, kuko mukuru wanjye abaga ari mu gikoni yenyegeza agira gute, bakavuga ati rero wowe wite ku mwana. Ubwo Liza niwe wa mbere nigiyeho kurera. Ubwo Tracy we na Eric, Tracy na Dina bo baje meze neza cyane, kuko Dina na yego Dina na Tracy ariko muri benshi pe. Uwiteka nashimwe. Hanyuma njye nibuka igihe kimwe ko mama yakundaga gusenga cyane. Ntubone ibintu abantu birukankira mu misozi. Kera birukankiraga mu byumba by'amasengesho aho kiri hose bakajyayo. Mama rero ntatinye kuva nka hano ajya ikabuga n'amaguru cyangwa amasaka. Ubwo rero akanyitwaza kugira ngo nze kumufasha umwana natangira kurira tugumane hanze, we agume mu gihe cyo gusenga. Tukagendana gutyo. Liza navuga ngo ndamurera, ndi mukuru we. Noneho ku gihe cyo guhindura izina, buriya nigize kamugi kuva kera cyane cyane mu muryango wanjye. Hareba amazina batwise bikanga, ariko nareba Jeannette nkabona ryitwa abantu bameze ukuntu bameze neza cyane. Nkavuga ni nubwo rikomeye ritari ry'umwana, ariko hari imbaraga zirimo, ndabona harigomana. Ubwo Liza nkareba akana. No, Kariza niko kavutse mu rugo ari gato cyane, kuba bari bamuzi niwe wari mugufi wacu. Noneho bakatubwira ngo byatewe nuko yagenze kare adakamba kambye. Tukavuga tuti koko nibyo. Ndibuka Liza avuka, papa yashoreye inka ikura mu Mutara ayigeza ku Gasaraba ngo izakamirwe Liza. Liza yazanye umugisha iwacu pe, yazanye umugisha iwacu uteye ubwoba. Noneho haza kwa mama umuhanzikazi mu generation yanjye, ubwo baraza kubyumva, yitwaga Kamikazi Liza. Ni Kamikazi Liza ego. Noneho numvishe Liza numva bijyanye na Elizabeth mu gake. Ndavuga nisha ndakwita Liza kuva uyu munsi.
nkabwira abapasi ntimukamuhamagare Elizabeth aka kantu ko kazitwa Elizabeth gute tukamwita Liza papa kagenda byanga ariko bigeze aho noho Liza nawe aramubwira atari ko bite kunyita izina rinduta nyita Liza birahagije rero Liza yari umwana ukunda kwiga cyane reka mabwira abazi ubuhamya bwanjye avuga ngo nacuruje hano gasaraba kumufuka igihe najyaga muri repetition Liza yagumaga aho ngaho ari gucuruza ni nawe mpamvu yabayeho mama ubwo yacagaho ari muri taxi sinzi yaravuye aramubona yicaye ku muhanda ari ukuntu Liza ngana yicaye imbere y'umufuka nta stand hari ntaki aravuga ati abana banjye barushye bakiri bato yaragiye amuzingisha mu mufuka barawumanukana navuye kurepeta inkweto bazitanze bati Imana iguhindurira akazi iguha imirimo mizima kandi koko nyuma y'igihe gito Uwiteka yakoze imirimo n'ibitangaza Liza turakorana aho ku mufuka tuvana ku mufuka ni ntangira ninjira muri sinema yakinnyeho filime gakeya arambwira ati my sister ibi bintu ndumva atari byanjye nibwo naje gukora Bahafrica collection ubwo mezo y'imyenda ahubwo aravuga ati gucuruza nibyo byanjye araza nabwo turakorana kugera ubwo twakoraga mu marangi naho araza mbese yari umwana ukunda kwiga cyane cyane gukora yanibuka igihe kimwe twicaye muri Bahafrica collection narindi busy since byo narindi bari kwarazaranyegera ambwira ngo kurabise ukuntu ngukunda noneho mbanze kubigira blague ndambwira nanjye ndagukunda cyane kuko twari tumenyereye ko mu rugo tubibwirana cyane ko dukundana arambwira ngo urabise ko ngukunda abisubiramo ndamureba ndambwira nanjye ndagukunda ngo ngo ngiye nkunda ukuntu utajya ucika intege ngo nanjye sinzigera ncika intege ngo nzajya nkora cyane ngo igishoboka cyose nakora ngo iwacu tuzaba bakiri nzagikora Uwiteka nashimwe ndashima Imana ko hari ikintu yakoze mu buzima bwacu nubwo tutakimenye nkaba nakimenye muri ibi bihe igihe kimwe twari twicaye twese turebana twabuze n'igihumbi cyo guhaha ubwo twese turicaranye uko mutureba aha turi abavandimwe na Liza arimo twicaye muri salo mama yifasha atya yicaye mu ntebe tariko mana ya matayo gatandatu irabuze ko wavuze ko ibiryo by'umunsi bitazabura mu rugo rwanjye twese turaceceka noneho mu gihe ducecetse arangije arongera mbese hari ukuntu umwanza kwiba mo gake akakwinjiza mu mwuka wo kwiganyira mama aravuga ati ariko subu nkaho umuntu apfuye yashyingurwa te ese ko mbona abaje ndamubwira nti mama ntago abo badayimoni bose batuzira icyarimwe ntago bashoboka bahana umwanya umunsi twagize abantu n'amafaranga ubwo urupfu narwo ruzaza ariko mu by'ukuri uburyo nabivuzemo sinarinzi ko no kugira amafaranga ari hafi numvaga ubwo ari ibya kera kugira abantu ari ibya kera ku buryo nyine tuzatangira gufata dufite nk'imyaka 70. Okay. Yesu ashimwe. Yesu nashimwe. Abatamwemera Yesu nashimwe. Byumvikanye. Abemera Yesu ashimwe. Now, ntago njya mvuga mfite mikoro iginanira nagutya murabyumva reka dufashe abari inyuma kuko abari inyuma baratuma satani yumva ko hari amashimwe nimvuga cyane ndacika intege ariko nimvuga gutya muramunyumva sibyo nakundaga kubazaga pe ni ngombwa ko navuga yego so pare wanjye Imana imumugisha ntarabivuga ayisaza nuko nge na Liza twakoraga ntago twatindaga
ubu ngubu ndatuje meze neza cyane ntago mfite aho guhera ariko ndagerageza mbyibagirwa ndaba meze nk'umuntu uri gucanga amakarita donc nimvuga ibyo muri 2020 nkaza muri 2026 ntimucanganyikirwe sibyo hanyuma Yesu ashimwe abarambiwe nibatahe nuko twabaga duseka abarambiwe nagomba gora kuko barambiwe kandi nibyo ariko abashaka kumva iby'Imana nibicare kuko ntabwo Imana izajya irambirwa kudutwara buri munsi sibyo ndahera ku kintu rizakundaga cyo kwifuriza abantu umugisha uwo ari we wese akatsa televiziyo akavuga ngo ariko Clapton akunda kwitabira Imana y'umugisha ngo ahantu hose ubu ibyo ndi kubabwira nuko bimeze akavuga ngo babu ko akunda kwitabira Imana y'umugisha sibyo ibyo ngibyo bizatuma mwumva ko abatabazi mutazi ko babazi baba bazi ndibaza gift ya nyuma iheruka kuza yaje wawe wowe okay ubu urugendo ni rurerure ndumva najya kwihagarika ndumva nakwinanura ndumva nareba Liza ndumva amakuru y'ijuru ameze neza ndabamenyesheje mu mezi 3 Liza yarabinyeretse ko agomba kugenda so tugiye gukora akantu gato cyane kwa Satani tuvane imfunguzo z'abagomba kugenda bacu twutura cyabakunze hano mu isi tuhakirizwe no mu ijuru bakire Liza si tubyemera baramwakira ariko noneho babone ko nkomeye najyaga bamutera blague nkamubwira ati ubu ndi major ngiye ndi major nukazajya umenyera amakuru mfite ngiti major akambwira major wese ndi major nukazajya ubona impamvu nari colonel arindira amakuru ya major ndi major ariko umunsi umwe nzajya inyenyeri ufite nzayigira mbe nitwa brigadier general sibyo bamutwara ababyibuka uko nari mpagaze n'ubundi nka brigadier general sibyo okay reka tubanze dukore ikimenyetso kiri prophetique tugiye kuvuga amena kwa Satani babyumve yo nimwe mu ijuru babyumva hano ku isi babyumve mu ijuru bayikomera amashyi kandi twese tubikoma amashyi kandi nusa nk'ubikora gahoro ubyumve ko nyine nuko nguko nasezeranyije Liza ko nzakorera Imana igihe cyanjye nanjye kiratangiye sibyo now njya ngira ikibazo cya pressure iyo umuntu adakoze ibintu nshaka bijya bimbabaza nkumva nasubiramo paka mbyumvise uko mbishaka hano hajegajege twumve ko Yesu ahari ninshaka ndekeraho ariko nari nzi ko nemeraga Imana nkayemera ukwanjye Liza kararambwira ngo wa mugabo yambwiye uwo mugabo rero ukubwira mubwira guhereza amafaranga yuzuye y'imeza nyibone yuzuye amafaranga kumbwira ngo Imana yakubwiye bitugane so dutangire nabatindira mutandambirwa ako nge sinyamagara imbere y'abantu ngo mbarambirwe nabo ntibagomba kundamira so nimvuga Yesu ashimwe twese turarikiriza mu ndamukanyo ngo amen kwa Satani agira isoni yumve yuko umwuka w'ubwoba nagiraga w'urupfu noneho ngiye kurera Reyi nkazamushingira haleluya ibyo nibyo Yesu ashaka pare ninjya nkurambirwaho gato ujye wicara uhaguruke ko brigadier general ntago ajya arananirwa
ubwo nimba brigadier general wenda guheza ipeti rya full general, urwo nunanirwa ndaba nananiwe, siko bimeze tayari. Nitubivuga mu isi baramenya ko Imana ibaho, kuko nibo basigaje kubimenya. Kwa Satani bo ntago bazi byari byo, mu ijuru ho bazi ko Imana iriho, ni itegeko ni hame. Mwambaye neza cyane, murasa nk'abantu bagiye kumva ijambo ry'Imana. Nta nubwo ndakoresha Bibiliya wapi, kuko rizandushaga Bibiliya, ariko ndaza kwiga neza Bibiliya, ngomba kuyimenya. Ntago mvuze ngo nzaya nkora ngo Imana izajya imukiza, ariko Imana izabikora. Si amena twavuganye? Yesu nashimwe cyane cyane. Satani yaratsinzwe, Yesu yaragiye azamura imfunguzo z'ubutsinzi, arafunga, sibyo? Hey! Abo mu isi none niwo ngezeho, utarakizwa nakizwe. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Nimvuga mu ndimi ndaza kuvuga ngo isambusa. None tugiye kwereka mu ijuru ko twakiye ko Liza ariyo, sibyo? Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, Yesu ashimwe muri kirajyana, Yesu ashimwe hano, Yesu ashimwe hano, Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, Yesu ashimwe hariya, Yesu ashimwe hariya, Yesu ashimwe mu ijuru. Umwami, umwami, umwami.